Haleluya, Imana ishimwe, cyubahiro n'ikibi cy'Imana, byukura bagirane ku mucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi kuwa gatanu, tariki ni 17, kwezi ni ukwa kane, umwaka ni 2026. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 45 haranditse ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta ati: niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo amukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere hataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njyewe Mana ya Isiraheli. Mana ishimwe, wowe unkurikiye uri mu nguni enye zose z'isi, aho uherereye kuri iyi si yacu, ndagira ngo nkubwire isezerano Imana igiranye nawe uyu munsi. Imana iravuze ngo ibi ni byo Uwiteka, ibi byabwirwaga Kuro, ariko uyu munsi Kuro si uriwo, ni wowe uhari. Ariko Imana igiranye nawe iri sezerano riri muri Yesaya 45. Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta, avuga ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo. Ndagira ngo mvugane nawe unkurikiye. Imana wizeye ni Imana nyamana, Imana wiringiye ni Imana itamwara ntisaza. Imana ntikangwa n'abiracitse, ni Imana irinda isezerano, karinda umuntu yabwiye isezerano ryayo, kandi ikamuhagararaho, ikamubera umurengezi. Irangije ribwira Kuro, iramubwira ngo nzakujya imbere. Haleluya. Imana iramuga ngo nzakujya imbere. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nzakujya imbere hataringaniye mparinganize. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Uyu munsi Imana ikujya imbere, ibyo ugambirira gukora byose Imana irakujya imbere. Reka nkubwire ikintu kiba iyo Imana yakugiye imbere, ibintu byose ugiyemo birakunda, kuko Imana ikubanzirizayo. Aho ugiye kujya ujya kugerayo usanga Kristo yahageze. Aho ugiye kujya ujya kugerayo usanga imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana bihari rwose, kandi ugasanga ubutabazi bw'Imana burahari. Hari abantu bakugiye imbere ariko ntibyagira icyo bitanga. Washyize imbere amafaranga ntiyagira icyo atanga. Ku burwayi bwawe nta kintu yakoze. Abantu nta kintu bakoze baje mu rugo rwawe, ibibazo ntibabikemuye. Ariko uyu munsi Imana igiranye nawe isezerano, iravuze ngo nzakujya imbere. Uyu munsi Imana irakujya imbere hataringaniye, Imana iri buze kuharinganiza. Ndagira ngo mvugane nawe, ibyo wabonaga bitaringaniye, ibyo wabonaga bidaterereye, hari Imana ije kubiringaniza, hari Imana ije kubishyiraho umucyo, hari Imana ije kubishyira mu mwanya wabyo. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Ngo nzakujya imbere hataringaniye mparinganize. None ntabwo ari iki Imana izakora gusa, nzamenagura inzugi z'imiringa. None ntabwo izagarukira aho ngaho, ngo n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Haleluya. Nzamenagura inzugi z'imiringa. Hari inzugi zimaze iminsi ziri imbere y'ubuzima bwawe, kandi izo nzugi zirakinze kandi zirakomeye. Ntabwo ufite uburyo bwo kwinjira. Imiryango yawe yarafunzwe, inzira zawe zarafunzwe, ibyawe byaraboshywe, byarahambiriwe, ibyawe Satani yarabikunyaza. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwa ahantu hiherereye, kugira ngo
umenye ko ari njye Uwiteka. Haleluya. N'ibintu bihishwe ahantu hiherereye. Mu yandi magambo, ku isezerano ryawe ugiranye n'Imana hari ibintu byawe bihishwe, hari ubutunzi bwawe buhishwe, hari ibyawe biri ahantu hiherereye, hari ibyawe biri ahantu hiherereye, hari umugisha wawe uri ahantu hiherereye, hari ibyawe biri ahantu hiherereye. Haleluya. Hari ibyawe biri ahantu, hari ibyawe byenze bikunze, ibyawe birahari nubwo utabibona ariko birahari. Akazi kawe nubwo katagaragara ariko karahari. Urugo rwawe nubwo utarimo kurujyamo ariko rurahari. Imana rero izanye umuhesha. Haleluya. Imana ije nk'umuhesha wo kuguhesha ibyawe. Haleluya. Ije kuguhesha ibyawe bimaze igihe ahantu hiherereye, bimaze igihe ahantu mu mwijima, ntibigaragara, ntabwo bigaragarira amaso ariko birahari. Imana ije nk'umuhesha, ije kuguhesha ibyawe. Imana ije kuguhesha akazi kawe, Imana ije kuguhesha diplome yawe, mashuri yawe. Imana ije kuyaguhesha uyiga uyarangize. Wari ufite umwuka ukunaniza udashaka ngo wiga urangize kwiga amashuri, wari ufite umwuka ukunaniza ngo udakoresha ubukwe, ngo utubake urugo, mariage zawe. Hari umwuka wafungaga, hari umwuka wazirikaga ibyo bintu, hari umwuka wazirikaga, hari umwuka wahambiraga, hari umwuka wakoraga ibyo bintu ukabihambira ukabizirika. Ariko ngo Imana amahoro ishimwe cyane, ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwa ahantu hiherereye. Haleluya. Ubutunzi bwawe buri mu mwijima bwakire. Haleluya. Akira umugisha wawe. Manuka muri komenti wandika muti ibyanjye bimaze igihe bihishwe ndabyakira. Akira ibyawe bimaze igihe bihishwe. Hari ubutunzi burahari. Ndagira ngo mvugane nawe, ntabwo uri umuntu usanzwe wavuzweho n'Imana. iby'Imana yakuvuzeho birahari, iby'Imana yakubwiye birahari. icyo Imana ivuze kingana n'icyo ikoze. Kirya gihe yavugaga ngo iragutabaye, yarabikoze. Igihe yavugaga ngo irakubohoye, yarakubohoye. Ariko Satani ibyawe abibohera ahantu. Urushako rwawe hari ahantu ruboheye, iterambere ryawe hari ahantu riboheye, amashuri yawe hari ahantu aboheye, urubyaro rwawe hari ahantu ruboheye, ibyawe hari ahantu bizirikiye. Ariko Imana y'amahoro ije kuguha, ije gukingura imiryango. Imana ije gukingura imiryango. Ibyo bimaze igihe biboshye, ibyo byawe biboheye ahantu, Imana ije kubibohora. Ibyo bizirikiye ahantu, Imana ije kubizitura. Ibyo bihambiriye ahantu, Imana ije kubihambura. Umugisha wawe ugiye kugaragara, iterambere ryawe rigiye kugaragara, amahirwe yawe agiye kugaragara, igitangaza cyawe kigiye kugaragara. Injira mu gihe cyawe, injira mu munezero wawe, injira mu mahirwe yawe, injira mu injiramo kuko Imana ije kubiguhesha. Ndagushima Mwami Imana, kuri Imana igira neza. Uri umuhesha. Ndakwinginze, ndasengera uyu muntu wari unkurikiye ururuka Kristo muri iyi byuka urabagirane y'uyu munsi ku wa gatanu. Ururuka Mana uhesha abantu ibyabo. Hari iby'abantu byanyazwe, Satani yanyaze abantu. Hari ibyo bamburwa amahoro yabo, bamburwa ibyishimo byabo, bamburwa iterambere ryabo, bamburwa umunezero wabo. Ndasengera uyu muntu Mana, mubohore mu izina rya Yesu. Mukureho iminyururu, mukureho uburetwa, mukureho igisuzuguriro. Uyu muntu nkurikiye ndamusengera Mana, muramburire ikiganza. Uyu muntu nkurikiye mwihishurire, uyu muntu nkurikiye Mana mwigaragarize. Reka umurwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Akazi ke yarakanyazwe, ubutunzi bwe yarabunyazwe, urugo rwe yararunyazwe. Ariko Mana Nyiringabo, ngwino umuheshe ibye Mana, ngwino uheshe uyu muntu ibye, ngwino ukize uyu muntu indwara, ngwino umuhereze ubuzima, ngwino umukize, ngwino umubohore, ngwino umutabare. Mukureho iminyururu, mukureho imigozi, mukureho ibiziriko. Buri imbaraga zose zimuboshye Mana uzimukureho, buri biziriko byose bimuboshye ubimukureho, buri gisuzuguriro cyose ukimukureho, karande zose zamugendagaho uzimukureho Mana. Umugenda imbere,
ahataringaniye uharinganize, umukorere ibikomeye Kristo, umubere Imana kandi umubere umurengezi. uru rukuzi ukora ibikomeye Mana. Ndagushima ko utabaye, ndagushima ko urengeye, ndagushima ko uhinduye ibyanze guhinduka, kandi ndagushima ko utanze umunezero mu mutima w'umuntu wese warunkurikiye. kandi uyu munsi Mana, ibiganza by'abantu ubishizemo umugisha, cyubahiro n'ikibi cyawe urakoze Kristo. Amen. Imana iguha umugisha, wowe ugiye gushayaringa ubu buhanuzi bugende bugere ku bantu benshi. iby'uko urabagirane uyu munsi, gishayaringa abantu batanu, inshuti yawe, gishayaringa umuntu ukuri hafi, mwoherereze nawe asenge mu izina rya Yesu, nawe mwoherereze Imana imuzurire ibye. ukimwoherereza nawe Imana ikwibuke, Imana iguha umugisha kandi kugirire neza. ntubyirengagize rwose, ntiwange kubikora. ukiyumva ijambo ry'Imana, ryohereza inshuti yawe nayo yumva ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. wowe ugiye gukora subscribe kuri Prophet Emma, koraho subscribe, kanda like, comment yawe ni ingenzi. Imana y'amahoro iguhereza umugisha, gubwa neza, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Shalom shalom.